amazina yanjye twayasi abana mushiki wa Junior nta byinshi avuga kuri we Junior ndamukunda amazina yanjye twayasi abana mushiki wa Junior nta byinshi avuga kuri we Junior twari inshuti umuvandimwe wacu akaba yari inshuti yacu akaba yari umujyanama wacu nta kintu na kimwe Junior yakoraga tutazi abanza kutugisha inama izana n'isaha ndiyumvisha ko Junior yamvuyemo ariko kugeza na n'isaha ndashimira Imana yuko yapfuye gitwari ndashimira Imana yuko yapfuye nk'umukiranutsi ndashimira Imana yuko namusezeye kuko ku cyumweru nibwo yaje aza kutureba mukwagera ndebye ukuntu ameze ndambwira ati Junior ndakujyana kwa muganga tubanza tumera nk'abari gutongana nk'abari gushwana ndambwira ati kuki abagore n'igitsina gore mukunda kwa muganga ndambwira ati Junior njye ntabwo nakemera kukubura mani ngo noneho njye ndashaka gupfa ndambwira ati okay nimba ubishaka njye noneho sinshaka kukubura nka mushiki wawe yarangije aratubwira ati aterega gupfa ni ukuruhuka njye n'abarumuna banjye ko nitwe twari turi mu rugo aratubwira ati nimpfa nimuzarira abo muzangire imbere ndamubwira ati ako Junior kuri serious mpitamuhamagara tantine ndamubwira ati wamaye asibese yiwe nkamujyana kwa muganga barayinyohereza ako Junior ntabwo nari kumwishobora njyenyine ko yari yananiye ntegereza yuko abandi baza ahubwo akajya ambwira ati arashaka amata igihe muhaye amata ubwo yahise atangira kuruka arara nabi kugeza aho naraye nicaye njya gukomeza kumureba ngo ndebe nimba agihumeka ko nari mfite ubwoba ko ahubwo bishobora kurara birangiye iryo joro ahubwo abyuka avuga ati aratashye iwe ndamubwira ati Junior nta hantu uri buke ndaguherekeza tujye kwa muganga still dukomeza kubiburanira n'abamama twese aratunanira ariko still nubwo yari ari muri ubwo buribwe ni wa muntu uba ushaka kugira ngo akomeze abuhishe ahubwo akakwereka yuko nta kibazo na kimwe afite yari akomeye kugeza n'igihe yapfiriye still yapfuye nk'umugabo pe akomeye gusa yahoraga atubwira ko adukunda yaradukundaga ikintu nshimira Imana ni uko ku itariki yanjye 30 niho n'ubundi twagiriye ibyo byago bya accident ubundi yari yaramuteye trauma iyo tariki kugeza aho nari ndi kuvuga ati nzayihindura ariko ikintu mushimira ni uko n'ubundi
tariki 30 yagerageje kunshimisha nanone dukora bya birori nta byinshi navuga kuri Junior gusa arabizi ko mukunda Junior ndamukunda ko nitanga prince ko nitaga ku bantu cyane ari igihe twajyaga kumusura nakundaga kumubwira ngo uyu munsi azahura na Meddy azahamagare cyangwa Israel Mbonyi kumubwira kumubwira ati azabambirire nzabiri muri clip akazabikora ubwo azakira nyine avuye hanze yari byinshi kuri njyewe yagiraga inama twakundaga gutera story cyane kuva aho yayumviye muri siporo ubwo umunsi yapfaga kuko uwo munsi bamujyanye kwa muganga yari ndi mu rugo kugira ngo nyine kwa kundi umuntu arwara nagera kwa muganga baramuvura agaruke atahe mu rugo akiri kugira ngo nisanzwe kuko bakomezaga kuduha amakuru bazaga amakuru ko arakomeza kuba gukomera kugira ngo ndahari n'akaboko kongeye kumurwaza ati ndahari arakira biriya ntibisanzwe kurwara umuntu akareba ubwo nari mvuye muri siporo mukuru wanjye tatarambwiye ngo yarapfuye namusubirishije amatisi kuko Junior yarapfuye cyangwa yari kwibeshya numvise ncitse muri njyewe maze kubishidikanyaho cyane nibaza se kuko nyine navuga ati wenda hari bibeshye wenda ntibajya kumukora cyangwa kumusuzuma barabona akiri muzima ubwo najyaga kuri interineti ubwo nabonye babishyize byose bibaritse kuko ariko umwete nakomeje gusigara nifuza ati bongera gusubirayo bakamureba wenda arongera agaruke bigira bimwe biranga kuranja cyane yagira gutekereza ibintu byinshi gutekereza kuri tantine wanjye yakiza kuri mama n'abatantine banjye biracanga nyine ngajya mbwira mukuranya ati wasanga bibeshye bagira bamurebe ariko njyewe namukunda yari byinshi kuri njyewe ubundi byakomeza mbere mama prince ikiganiro kigeze asikomeza murakoze Junior yari umuntu mwiza akunda guseka akundaga imiziki ndibuka umunsi umwe twagiye kumusura curanga indirimbo ngize ndamubwira ngo uyu muhanzi ndamukunda ahita anyohereza alubumu ye yose y'uwo muhanzi kuri
telefone arambwira ngo izi mbyino zirimo aha ngaha uzazimbyine ndazikunda, ndamubwira ngo ntabwo mbizi ariko nzagerageza. Birambabaje kuba ndazimubyiniye. Njye ntabwo mfite byinshi byo kuvuga kuri Julia, gusa ni umuntu mwiza, namukundaga. Yari umuntu mwiza ukunda guseka, ndamushimira ku bwa byose, nubwo nagize amahirwe yo kumubwira ibyo byose, gusa ndamushimira cyane. ndamubwira rero ibyo ni ibisanzwe pe, niyo watsitara ugakomereka iyo nkovu umva ushaka kuyishima buri gihe. Rero uzajye wihangana, ntiwishime, bizakira, bizagenda bigabanuka buhoro buhoro. Arambwira se ku munsi uko ugenda aho nakumvise horoha, none nkaba numva hatangiye kuremera, hantera ibibazo, bigatuma nsaba abaganga yuko bampa imiti igabanya ububabare, uzakira. Noneho mama we yari iruhande rwe, arambwira ese Jean, urazi n'ibindi, Junior yemeye kwakira agakiza. Mbanza Imana hari ahantu inyuza kugira ngo umuntu yemere yakira agakiza. Nahubwa Junior, wumvise ibyo mama wakubwiye? Uko ari igihe nabimubwiye mbere, ubu nafashe icyemezo pe, narihanye, ngiye kwakira agakiza. Uru ni urugendo nyuzemo ariko ruzangeza ahantu heza. Ndabwira rero ngiye kugenda, ihangane wicare dusenge. Turasenga, turangije arambwira tonto urakoze cyane, nzagaruka nkubwire igisubizo koko ko nakiriye agakiza kandi tuzajya tujya gusengana. Nyuma rero burya hari umugani bajya bavuga mu Gifaransa, l'homme propose, Dieu dispose. Hari igihe wowe wifuza ikintu wumva ko uzakigeraho, ariko hari ikindi Imana yaguteganyirije. Imana yaramwishubije, kandi nzi ko Junior yabonye umwanya wo kwitegura, yabonye umwanya wo gusabana n'Imana, yabonye umwanya wo gusaba imbabazi, kuko aho tujya hose iyi si tubamo ni isi y'ibigeragezo, ni isi tujyana mu byaha, ariko iyo wabonye umwanya wo gusabana n'Imana ugasaba imbabazi, Imana buri gihe ibiteze amaboko irababarira. Nzi neza rero ko Junior ahari ari ahantu heza, ni heza cyane. Murakoze, reka nsabe aba bana, ntabwo twakomeza gutanga umwanya. Nimba ari umuntu umwe ndamuha umwanya, ariko njye nawe njye mukuru mu bakobwa, nawe yari umukuru mu bahungu. So rero sinzi, ndibuka mu minsi ishize yanyohereje voice note, arambwira ngo sister, namubwiye ngo narakwanze, ntabwo ndaza gusura abana mbere tonto, ariko menye ko ngukunda kandi tujye dukundana, tuhure, nzaza kugusura muri ino minsi. Ariko Imana ni gutya yabyifuje. Rero ni nka task yansigiye, navuga, yo gukomeza runo rukundo yari yararemye mu muryango, kuko ndibuka yakoraga groupe duhuriramo, akayita ngo abuzukuru b'ibirori. Nyine yaradukundaga, actually yaradukundaga. Rero
Imana izamfashe nanjye nshoboze gukora ibyo yifuzaga ko dukora kandi dukomeze. Rero bavandimwe banjye mwese ndabasaba rwa rukundo yadusabaga kandi yahoze ashaka ko tugira, tuzaruhorane kandi tuzarugumane. Ndabakunda kandi twese tuzakomeze dukundane kuko nibyo bizamushimisha n'umuryango wose. Rwa rukundo ibingibi bitubere nk'urugero, nk'ubutumwa, kuko ikintu cyose cyaciye hano cyari ubutumwa ko yadukunda. Bitubere nk'ubutumwa kugira ngo dukomeze dushyire hamwe dukundane. Ni ukuri Imana yo mu ijuru izabidushoboza kuko ndabizi ko ari byo yifuzaga. Murakoze, ndumva ari icyo nashaka. Nahise mugeraho kuko hashize akanya gato njya kumva numva ngo yitabye Imana. Mvuga ngo ibi bintu ntabwo nzabyibabarira. Umuvandimwe nari mfite amahirwe yo kuba namubwira ijambo rya nyuma, sinayakoresheje. Numva mu mutima wanjye ndigaye, numva ndababaye cyane kandi yari icyitegererezo cyane mu buzima bwanjye, kuko njyewe ndi umuraperi. Iyo indirimbo ya mbere nkimara kuyikora nagiye kuyimwumvisha, niwe muntu wa mbere ashaka ko yumva. Akimara kuyumva yarishimye, aravuga ngo ibi bintu sinari nzi ko ubasha kubikora, ubikora neza cyane. Nari ndi guhatana no gukora indi ndirimbo nziza ku buryo nzajya kuyimwumvisha akambwira ukuntu bimeze, ariko Imana yamwisubije. Nta kundi, twamukundaga kandi kugira uruko ridashira, ikivi cyose tuzacyose.